igice cyacu cya kabiri cy'uburyo ushobora kuba wakoresha CapCut neza ku buntu. Dutangiriye muri CapCut mw'imbere mw'indani muri application, nkwereka nkusobanura neza intambwe ku ntambwe akantu ku kandi uko wakoresha CapCut. Nabahinduriye video, nashyizemo indi video. Ikintu cya mbere tugiye kwiga kuri utu tuntu two hasi cyane, ngiye kutugusobanura turi muri CapCut twose kuva ku kambere kugera ku kanyuma, mbese nkusobanure icyo kamaze, akamaro kako. Tugiye guhera ku kambere. Urimo urareba neza cyane niwe hano muri CapCut, urabonamo aka kanditseho ngo audio, aka ko hasi ndizera ko nta muntu utari kukabona, nagashyizeho agafresh kanditseho audio. Muri CapCut icyo kamaze kagufasha kuba wakongeraho, mbese wakongera nimba ari video wafashe ukongeramo audio ugakandaho, hanyuma ukaza ugakanda hano handitse ngo sound, mbese handitse ngo sound, akanga kanditse ngo sounds. Ahangaha ushobora kuba wakanda mu gihe ugiye kuba washyiraho audio ufite muri telefone yawe, hanyuma ikajya muri iyi video waba wasizeho ifoto cyangwa mbese ikindi kintu ushaka guhindura nk'amajwi, nta kibazo. Noneho hari uburyo ushobora kuba wafata video ariko itarimo amajwi, uraza kuri aka kanditseho ngo record, akanga yo gakanzeho uhita utangira ku recording ibyo uri kuvuga ako kanya, mbese uri muri CapCut mw'imbere nta kibazo. Hari aho wibagiwe gushyiramo ijwi, mbese bigufasha neza cyane kuba washyiramo iryo jwi, mbese ni ibintu byoroshye cyane. Ukanda hano handitse ngo record, nge ntabwo ndi buhakande. Noneho aha kabiri handitse ngo text to audio, icyo hagufasha niba ari indirimbo irimo hano, igufasha kwa mbese uyuhakanze indirimbo irimo hano muri iyi video, amagambo ajya ahita yiyandika gutya, ni makanda gutya, amagambo yahita yiyandika gutya, akaza ahangaha kuri iyi taburo, hanyuma none akazajya abasha kwa yakwiyandika. Gusa nge ntabwo ngiye ko, mbese ntabwo ari byo ngiye kuba nagarutse nakora. Nyabona mbere yuko dukomeza ndagusaba kurayikinga iyi video, uyisangize inshuti zawe. Ikintu ushaka ko nzagukoreraho ucyandika hasi muri comment, kandi nimba ari ikintu icyo ari cyo cyose ushaka kubaza nacyo ugarutse ukinyandikira hasi, mbese nzakigusobanura. Hano rero turasubira inyuma, aka niko kamaro kiriya option ya mbere iri muri CapCut. Uhakanze ni ibi ngibi ushobora kuba wabona cyangwa ibyo waba ugiye kumaza. Hano handitse ngo sounds, ahangaha mbese iyo hakanze uba ugiye kureba video, audio sorry ziri muri telefone yawe ukayongera hano muri video. Ushobora kuba wakongeramo ka music cyangwa za sound effect, ariko ku muntu kwiga editing ashobora kuba atamenya effect ibyo ari byo. Gusa nige ugiye kongeramo indirimbo, nimba mbese wari uri gusobanura ngo cyane gusobanura, ngaba nashyiramo karirimbo kinyuma, nakanda hano handitse ngo sound. Aha niho nakanda, hanyuma ngatangera muri telefone mw'imbere mu ndirimbo mfite muri telefone, hanyuma nkabasha kuba nayongera hano muri CapCut. Nuko ngo ushobora kuba wabikora. Turasubira inyuma, nze nkwereke aka gakurikiyeho kanditse ngo text. Akangaka nashyizeho agafresh, akanashyizeho agafresh. Icyo kamaze uraza ukagakandaho uku nguku. Ni cya gihe uba ushaka kwandika, mbese nimba ari indirimbo wakoze ugiye kuyandikaho izina ryawe, cyangwa ari amagambo ushaka kuba wakwandikaho, ari amagambo ushaka kuba wakwandikaho, uraza ukanda hano handitse ngo add text. Ahangaha hano wakanda, ushobora kuba wakwandikaho izina rya YouTube channel yawe, ushobora kuba wakwandika izina rya YouTube channel yawe, nimero zawe ushaka kuba wenda bazajya bazibona nk'uko wenda ujye ubibona. Hanyuma ukakanda gutya, hanyuma ukandikaho izina ugenze ushaka. Gusa munaza kunyihangana, iyi video iri buze kurenza iminota 10. Nimba uri kumva utari buze kubyihangana, nagusaba ukaba ugiye ukaza kureba video ufite umwanya kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa. Ahangaha uraza wandikamo amagambo ushaka. Ushobora kwandika ati nkandira subscribe, cyangwa ukandika ijambo subscribe, cyangwa izina rya YouTube channel yawe, izina rya YouTube channel yawe. Reka nze nandiko izina rya YouTube channel yanjye uku nguku. Hanyuma urabona tuno twa option dukurikiyeho, urabona ko hano ndi kuri tablets. Ahangaha ntinambika hirya, birahita aha hirya. Reka nze makwereke ahangaha gutya handitse ngo phones. Ahangaha gutya nindamuka makanze umwuku nguku, urabona yuko izira nyuguti cyangwa rya zina nanditse hari ukuntu ishobora kuza. Uhitamo muri utu tuntu two hasi baguhaye. Gusa
please uzirinde gukanda ku kantu gariho rirabara giki rirabara mbese rifite akabara kiki mbese karakabara k'ubururu uzirinde kugakandaho akariko kose. Noneho hanyuma uzatuza hano handitse ngo stars, ahanga ube wahindura ibara. Noneho ahanga ushobora kuba naho wagenze wahindura muri utu tuntu two hasi hano handitse ngo effects, ahanga ugatama uko mbese uko rirazina ryawe riri buze risa ugahindura ibara. Ibi ni ibintu byoroshye cyane, ushobora kuba warihindura. Hasi harimo utundi twinshi, gusa utwinshi dusaba kuba watwishyura nk'utu turi mu ibara ry'icyatsi. Ndamutse ngakoresheje gusevinga iyi video ndi gukora byagorana kubera yuko bansaba kubanza kugenze kugira amadolari nishyura. Ubwo hara uhitamo akugenze akushaka, hanyuma ukaza hano handitse animation bite mbese nimba ushaka ko ijambo mbese rirazana rya riba rinyeganyega, uraza hano handitse ngo animation, hanyuma ukaza ukareba muri tuntu two hasi baguhaye, ukarebamo akadafitemo kara kantu nakweretse k'ubururu, kara kantu ukarebamo akatagafite, hanyuma akaba ari ko ukoraho. Ibi biragusaba kuba ufite megabyte, mbese ntabwo ufungura ntabwo ukoresha CapCut mbese nta megabyte ufite, bisaba ufite megabyte. Hanyuma ushake akakubereye akushaka, urabona yuko hano harimo twinshi cyane, gusa ngiye guhitamo aka kari hasi muri iri bara ryo mu nguni kanditseho ngo none akangaka. Reka nze nkakwereke akangaka kari hano hasi ngo maze utureba hano hejuru muri video urebe ukuntu mbese iyi bikora Imana teke 250 bizajya biba mu gihe cyose. Mbese ira video bazabagarutse by playing. Please ndagusaba umuntu tugeranye kuri uyu muntu nota utarakanda subscribe, nukuri ndagusabye ngo udushyigikire usange izi video igitekerezo inyunganiza kantu kagucanze usobanuza hasi muri comment. Ndakubitsa ko hari na group yacu WhatsApp, nukanda kuri title ukareba mu bisobanuro urubuze gusangamo link ya group yacu ya WhatsApp, hanyuma ubashe ko wagarutse joining. Hanyuma ahanga gutyo uribuze uhitemo ka kantu nakubwiye, ugahitemo neza cyane ureba kadafite karaga fresh, kara kantu kagiye kuba mbese kari mwibara aka kantu ko hejuru nkuko urimo kubona. Urabona yuko nahisemo akangaka, urabona yuko ni playing video, urabona yuko mbese iri razina bikora Imana teka riri kuza mu gihe video irimo kugenza irimo kuvuga. Aka na kantu k'ingenzi cyane gatuma video yawe isa neza cyane, kandi aka kandi na handi hantu wagenze wagakora uretse muri CapCut. Aka kantu ni keza cyane gatuma video zawe zisa neza cyane kandi ukayikora neza cyane. Nimba wazajyaga wibaza uburyo bikorwa nuko nguko ushobora kuba wagenze wabikora. Hanyuma noneho mu gusubira inyuma ubwo karana ko ndakakweretse icyo kamaze, mweretse icyo kamaze. Reka dusubire inyuma. Hanyuma tuje ahangaha handitse uku nguku akangaka tugezeho, ngiye kukagusobanura nako kano kanditse ngo effect. Gusa akangaka reka nkirengagize ahubwo dukomeze akandi. Gusa kutwirengagiza nuko abenshi mbanzi yuko mutuzi, no mpamvu nka kano ka effect tugenze tukirengagije. Noneho akangaka ko nejo narakaberetse akangaka gakurikiye kanditse every ugakanzeho ubugiye kongeramo video, mba ngiye gutera mbese mba ngiye kongeraho video ikajya kuri iyi ngiyi, mbese ni nko guteranya video. Nimba ari video zatandukanye ukaba ushobora kuba wagase wayongera. Noneho akandi kantu tugiyeho utu twa caption ngiye kuba nakirengagiza, ahubwo nzi hano handitse ngo fret carries. Ahangaha rero ho hagufasha iki kuri akangaka nasizaga fresh, ikintu hagufasha yo hakanze gutya mbese bigufasha kuba wafata video yawe ukaba wayihindura black. Hano rero ukanda kukanditseho free, nkuko urimo kubibona harimo utuntu twinshi cyane, utu twinshi cyane. We mbese urareba mbese umanura ushakisha akatari ukaraga fresh. Naberetse kara kantu nuramuko gakoreshe nubwo kaba ari gato cyane mu gusevinga video yawe ntago bizigira byemera, bazagusaba kugenza kwishyura. Hano uri buze guhitamo iyo ushaka ngereka mitemo black, ushobora ko wahitamo isumweru isumukara bitewe nuko ugeze ushaka. Urabona ko ni mitemo black, urabona ko ya video yacu ise iba black. Hanyuma bimaze guhitamo maze guhitamo ibyo ushaka, urabona ko video yacu yabaye umukara. Ndaje ngore kuburyo uri buze gukoramo ni CapCut izi nyuma ya video. Hanyuma maze kugahitamo uzugo ugakanda hano kuri kano kantu kagaterebye nkuko nabibabwiye ejo. Aka kantu ko mu nguni uraza ukagakandaho kagaterebye karahangaha mu nguni. Hanyuma hano reka nsubire inyuma noneho nkwereke akandi ka option tugiye kwa twakwigaho nako. Mwibutsa kurikinga nukuri iyi video, kubera yuko uramutse utarayikinga iyi video nukuri
ukuri ntabwo mbese waba waracitswe cyane. Hano akandi kantu hano tugiye kuba twareba kano kanditseho ngo stack, akangaka kanditseho ngo stack, akangaka niko kantu k'ingenzi cyane kurusha ibindi bintu byose. Akangaka nasize agafuresh akagutyo ugakandaho, hanyuma bihingukira muri taburo imeze uku nguku. Wibazaga aho bakura rira jambo ryanditseho ngo subscribe cyangwa comment cyangwa like and comment cyangwa zira effect zindi zose. Urabona ko utu tuntu turi aha hejuru gucya n'uramuka utambitse, urabona mu tuntu twishi cyane twa subscribe, bese utuntu twishi cyane twatuma video yawe isa neza cyane. Wari utwushobora kwa wakoresha werekana ibintu runaka nk'uko urimo kubibona utungutu gutya. Hari mu tuntu twinshi cyane, gusa nk'uko ndi guhora mbisubiramo, wirinde gukora ku kantu kariho rira jambo, kari akantu ko hejuru mbese kagiye kuba mbese kari mu ibara ry'iki ry'ubururu. Wirinde kuba wagakanda kubera yuko nuramuko gakanzeho mu gusevinga video baragusaba kwishyura, kandi turi gukoresha mbese CapCut mu buryo bw'ubuntu. Hano waza ugahitamo nimba ari iyo subscribe ubonye ariko keza nta kibazo, ariko ukareba ko ari keza. Ikindi cya kabiri ukareba ko atari ako kwishyurwa. Ndizera yuko mwese mwasobanukiwe. Hano uraza ukagahitamo ngereka nzemitemo wenda nk'iyi subscribe, iyi ngiyi akangaka wenda bite nuko nako kuberekera ntago nagahitamo, kubera harimo utundi twinshi twiza, ukanda ugategereza amakanya gacya cyane, hanyuma tubona kazamutse hano muri taburo, hanyuma ukagashyira aho ushaka. Ushobora gukoresha urutoki ukajyana aho ugenze, aho ushaka mu nguni cyangwa hejuru, wazuminga cyangwa ukaba wagabanya bitewe nuko mbese nuko ugenze ushaka. Hanyuma yusoje uraza ugakora ku gaterebye kari hano mu nguni, hanyuma noneho ugatukora ku gaterebye. Hanyuma noneho hano urabona ko karana ko nicyo kintu kamaze. Ndizera ko nawe wasobanukiwe neza cyane, wowe utarugasobanukiwe, gusa urabona yuko ibintu byose biri kugenda neza cyane. Hanyuma hano uraza usubira inyuma nka kwa kundi nabikweretse. Hanyuma noneho tuze ahangaha utu twinshi tumwe ndadusimbutse, ni AI media ndayisimbutse, ariko mbese mba ndi kukoreka iby'ingenzi cyane. Uraza ukande kuri akangaka ko icyo kamaze kari kumwe na background. Akangaka icyo kamaze kagufasha nimba iyo video uri gukora ariyo gushyira kuri YouTube, uraza uhitemo aha cyangwa kuri TikTok. Kuri TikTok urahitamo 19, urahitamo 9, 16. Nimba ari kuri YouTube 16, 9. Noneho nimba ari kuri YouTube naho ushobora guhitamo na 4 n'ibice bitatu. Harimo n'utundi twishi twa Instagram bitewe na video uri gukora ngo mbese urayishyira he. Ngiye kuba ndayishyira kuri YouTube rero ndahitamo 4 n'ibice bingahe. Hanyuma noneho nako niko kamaro kako, karaniko mbese nicyo kashobora kuba kawese kakumara muri telefone. Turaza kuri background ariko kanyuma ka final kano kagufasha rero guhindura background y'inyuma ya video yanjye. Kwa kundi ushobora kuba nakora video ariko inyuma yanjye ubona hariho convention cyangwa hari yundi muntu cyangwa hariyo studio, bese ukajya ndi muri studio. Ahangaha baguhereza amabara ushobora kuba wakoresha, hanyuma ukaba warihitamo ubururu, mbese icyatsi, mbese bitewe n'ibara uganze ushaka, mbese ushaka kuba wakoresha riraba riri inyuma yawe kugira ngo video yawe ise neza cyane. Nge ntaho ndi buhitemo ibara ryiza cyangwa ribi, ahubwo ni ukubibereka kugira ngo umuntu ushaka kuba yabikoresha nawe abikoreshe neza cyane. Hanyuma maze guhitamo ibara ushaka, uraza ugakanda kuri kano kantu k'agaterebye. Ariko nimba ushaka gukoramo ira background iri kuri video nyirizina, urakora kuri kano k'agakaramu, hanyuma ukore kuri kara kaziga, uhita ukora ku gaterebye, birahita bivamo neza cyane. Hanyuma ukore ku gaterebye. None reka nze nkore ku buryo ushaka wafata nka convention ukayishyira inyuma yawe, cyangwa imodoka se cyangwa ikindi kintu, yindi foto yawe akaba ari ushyira inyuma. Uraza usubira inyuma hagakeya, uza hano handitse ngo image, ahangaha gutya hano handitse ngo image. Ahangaha ushobora naho mbese wagamse wareba andi mafoto gaba gari muri CapCut iba yarasizemo kugira ngo maze ujye ubasha kuyakoresha. Nimba ushaka gushyiramo ifoto convention cyangwa ikindi kintu mbese ufite muri telefone yawe, urakora ku kamenyetso ko guterana. Ariko nimba utabishaka hitamo muri aya ngaya, nayo nta kibazo cya copyright. Uraza ukore kuri aka kamenyetso wowe uteranya nimba ushaka gukoresha ifoto ufite muri telefone yawe. Urabona uko muri aya ngaya yose uyahisemo nta kibazo. Ariko warebye yuko gadafite kara kantu nakweretse
k'ubururu, kari akantu k'ubururu mbese ugenze utagafite. Ngewe ndakubwiza ukuri, niba warebye iyi video neza witonze urabona neza yuko video yacu imeze neza cyane. Urabona yuko subscribe wagasizeho neza ahantu heza cyane, ibintu byabigenze bitunganye neza cyane. None video yacu isoreje hanga, reka nze nkwereke uburyo ushobora wakoraho aka kantu ka CapCut kazaga inyuma ya video. Urazuka kandi nguku hanyuma uzirebe ka kandi kanditseho direct hano muri zino option. Gusa ndaje dukomeza n'igice cyacu cya gatatu. Ikibazo wagize ucyandika hasi muri comment. Rero reka duhure muri video z'ubutaha. Ciao ciao, ariko ntabwo nagenda nakubwiye please liking iyi video hanyuma uyisangize n'inshuti zawe. Duhure muri video z'ubutaha. Ciao ciao.